akenshi urumva baravuga ngo umugore ngo agomba kumenya inshingano ziwe ngo n'umugabo akamenya inshingano ze bakumva ko umugabo w'inshingano ziwe gusa ari ukuja mu kazi agashaka amafaranga ariko ibintu byo mu rugo atari ibyiwe ari inshingano z'umugore no kwibeshya cyane none se wogira impamvu ituma uratwite yego nta mukozi mfite sifite ubushobozi bwo kwishyura umukozi tubana na nyoko bukwe simbana na data bukwe iyo mirimo yo mu rugo ndayiharira ndi uratwite ushobora kumesa ushobora gukoropa ushobora guteka mwanya muremure kubera guhagarara ushobora kujya ku isoko ngo utebuke iyo mirimo ndayihande akenshi urumva arakubwira ati se iyo mirimo irakunaniye gute twebwe ba mama ko bagiraga inda bakazihingana ubwo nibwo bwabujije n'ubujiji navuze biranagayitse nko kubona umuntu w'umugabo umugore wawe aratwite utegereje ko amara guteka icyayi cya mu gitondo avuye kuzana umugati agutekera icyayi uricaye mu ntebe ku meza urifite remonte gusa ko urareba kuri televiziyo narangiza umubwire ngo amasaha yo kurya arageze gusa ko watinze guteka ngo nta nyanya zihari nta mboga zihari nta mavuta ahari ukongera ukamuha amafaranga akajya kuzana inyanya uwo mugore wayabwira aratwite wazengurutse abiriya namara kugera hano aje mu gikoni narangiza tubwire ngo umunyu uranashize ati manuka kandi ngo iruhutu uzane umunyu ndasigara nkurebera ko urakoresha umugore nk'umucakara cyane umugore si umucakara mu rugo oya ni umufasha wawe ni ukuvuga ko wowe wagombye kumenya ngo umugore urugero arimo ntirumwemerera gukora ibi kabone n'ubwo yoba aryamye birashoboka ko yoryamira yarushye niba yiriwe amesa arananiwe imirimo ya nimugoroba igomba kukureba kuko umugore yiriwe amesa urumva akazi ko mu rugo benshi bafata nk'aho atari akazi ashobora kuba ati senke uko uryamye iyo wirirwa uryamye kandi wiriwe uri mu kazi ko kumesa ko kugira gute ariko we ntagaheza abagabo benshi bagaha agaciro ari n'igihe ataha akanakubwira agusanga ukiruka ngo ariko wiriwe ngo wiriwe ukora iki kandi kuva mu gitondo uhagaze kugeza nijoro reka mbwire n'aba bakunzi banyu muri experience umuntu afite mbwire cyane cyane abagabo kuko mwebwe muri abagore abagabo batererana abagore ndabaha urugero rutoya ishusho ntoya nko kubona umugore igihe abyukira mu bantu bataza bagira umwanya wo kuruhuka ni abagore cyane rwose umugore azabyuka niba afite abana babiri baje mu ishuri azabyuka abategurira ibibajyana ku ishuri yagaruka akaza gutegurira umugabo icyayi yamara kumutegurira icyayi cyo kunywa azamara kunywa icyayi umugore akaguma mu gikoni agatangira koza amasahani yenda yayandi ya nijoro yaraye batogeshe akoza n'ayandi amaze kunyweraho icyayi azaja kurangiza koza amasahani ya mu gitondo n'ayandi ya nijoro saa sita zigeze zo kurya agatangira guteka ibya saa sita iyo amaze guteka ibya saa sita aba atangiye gutegura ibiryo by'abana bari ku ishuri cyane akajya kuzana abana bari ku ishuri aza ava gufata abana bari ku ishuri umugabo ibiryo bimaze kwika mu nda niba ari uzerera yazerereye azaja kugaruka ahinduye nimugoroba agahurana n'abana bavuye ku ishuri icyo gihe umugore nibwo yararangije guteka kandi ibiryo by'abana bavuye ku ishuri ntigeze abona umwanya wo kuruhuka abe namuke ubwo saa 12 zirageze nibwo atangiye kureba uniform z'abana zimese bazajyana ku ishuri ejo abakoresha na homework amazi arazimeshe aja kurangiza gutegura ibyo amasaha yo guteka ibya nijoro ageze yatangira gutegura ibya nijoro abana batangiye gusinzira mu ntebe cyane bikaba ngombwa ko anahagarika guteka akabanza kuhagira abana yarangije kuhagira abana agasubira mu gikoni agateka ibiryo bishya abana kera bamwe basinziriye bikaba ngombwa ko aje kubabyutsa ngo baze barye cyagiye amaze kubabyutsa nibwo atangiye gutegura kugira ngo agaburire n'umugabo umugabo iyo amaze kurya umugore akajya mu bintu byo gushingura ya masahani hari n'abandi bamwe kubera impamvu za mu gitondo ko abyuka ajya mu bindi arayogeje akaja gusoza ibyombo saa 5 z'ijoro ni ukuvuga ko umugabo we afite remote gusa kuri televiziyo araryamye yari amuntera barareba ni ukuvuga ko umugabo ko aravunisha umugore we cyane kandi ibintu ahavunikira ni ibyabo basangiye rwose aba bana ni ababo noneho mwamara kugera mu nzu nijoro umugabo akabwira umugore ko amukeneye ugiye gukenera umugore mu nzu mu cyumba umugore yatagangaye kubera ibyo yiriwemo cyane rwose warangiza umugabo agatangira kuvuga ngo umugore nta kinkunda cyangwa uyu mugore asigaye nta mwanya mpezi cyangwa uyu mugore nta mwanya mpa kubera iki
ararusha watekereje imirimo yiriwemo kandi iyo mirimo yiriwemo si iya none gusa ni imirimo azakora buri munsi icyumweru kigashira ikindi kigashira n'ubu umugore yigora mwabonana ijoro rimwe cyangwa kabiri ukinuba ugatangira gutekereza ko umugore ari mubi. Hello guys, murahameze neza? Natwe tumeze neza nk'ibisanzwe ku mazina banyita Kinora Angelique, nkaba ndi umudamu, nkaba nkora ku kinyamakuru cyitwa Maina Official, kari umugenzi wanje. Hello guys. Ubwo nabaje kungicira amaso. Useraza barabizi. Aze kubikira kubera Nongiye kuvuga ko arije kirara. Ajyanye no twabaye akazana kugicira kw'amaso. Nanje nikambaye kirara ku. Kabisa. Amazina ni Jani. Nanje mbarizwa kinyamakuru ca Maina TV show. Twaje twahageze turabanza gusuhuza abantu bose bumva runo rurimi tuvuga, abafana bacu baza bumva runo rurimi, abaza batwandikira ngo tuvuga neza iyo tugeze iri iwacu. Twarababwiye ko dufite ama episode menshi cyane, tuzabikomozaho ibintu byinshi cyane. Rero nk'uko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu udasanzwe. Tumirwa afite ibintu byinshi dushaka kubagezaho, dushaka kubabwira hejuru y'ibijyanye n'ingo. Baramutumiye akabanza bibwire kugira ngo tubone kwinjira neza mu kiganiro. Ni umuntu mukuru azi kwivuga neza nko mu muco. Ni karibu rero. Murakoze cyane kuduha ikaze kuri iyi channel yanyu ya Maina Official. Ngira ngo mwifuje ko tubana namwe muri ibi biganiro. Rero twabitabye kugira ngo tubane muri ibi biganiro, twiyegereza abafana banyu abakurikira ibi biganiro, kugira ngo bakore comment na share, abatara likinga kuri channel yanyu rwose bo bayoboka ibiganiro byanyu bizabikurikira. Nabo byari ibiganiro byiza cyane. Shishikariza abantu kugira ngo babikurikire, abumva runo rurimi nabumva kino kiganiro ndetse n'abazacyumva. Amazina nitwa Fiston, ndi umunyamurenge cyane. Urubatse? Yego ndubatse. Ndi umupapa. Yego. Nk'uko rero mubibona yatubwiye ko yubatse. Dufite ibibazo byinshi, natwe turi abadamu bo mu mahema. Turi abadamu twaje dushaka ko tuganiraho akantu gatoya cyane, umwanya muremure. Nk'ibisanzwe mu bwoko bwacu, reka twibande ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge kuko uwo turi bo ntituvugaga wenda abandi tutazi. Nk'ibisanzwe mu bwoko bwacu tuzi umugore. Umugore agashaka nko gufinyiriwa, agashaka nko cyane agafinyiriwa n'umugabo wiwe kandi gacana apana aho ashazwe cyangwa iki. Turashaka kuvuga ku mugore n'umugabo muri aka kanya bikurikiranye n'umuco. Mu bwoko bwacu nk'uko tubizi umugore azamera nk'ingoro, nk'indushi, mbese rwose nk'indushi nk'imbata ya rwa rugo rwiwe. Umugore arashaka kumera nk'indushi mu rugo rwiwe. Nk'urugero, hari igihe dushobora kubyuka njyewe n'iwacu gutya tukabyuka dutangira imirimo, ariko umugabo tubaha ishusho wenda tubyutse mu gitondo, wenda nkabyuka ngatunganya utuntu tw'imuhira, ngakora iki, umugabo arajya guhara ku ntebe bisanzwe. Njyewe icyo nshaka kubaza none nk'umugabo turi kumwe hano, ni ukubera iki mu muco wacu umugabo adashobora kubyuka ngo afashe umugore we imirimo yo mu rugo? Ikindi nongeraho nanje, iyo tugiye kubakana na wa mugabo tuba dusezerana ko tuzafashanya muri byose, tugasezerana tukanabisinyira ko tuzafashanya muri byose, ariko twagera mu rugo ntidukurikize bijya twavuze imbere y'Imana yuko tuzofashanya. Twashika umuntu ukazusanga wa mugabo ntahamenye icyo yavuze ko muzafashanya, akumva ko ari imirimo imwe itamureba. Kandi noneho ikigusetsa iba muri bwa bufasha muba mwasezeranye, azi ko ubufasha gusa ari kuja gushaka amafaranga gusa, ntibishoboka. nta kindi bufasha. Mu gushaka amafaranga n'umugore azayashaka. None tukajya tukubaza ikibazo kivuga gutya, ni ukubera iki umugabo w'umunyamurenge adashobora gukora imirimo y'imuhira?
yoza abana akoropa inzu akumesere aje mu kazi ngo ateke ni ukubera ko icyo kintu kitaba. So murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ni ibibazo abantu bagenda bibaza ubu nyine turi mu kinyejana cy'iterambere, aricyo kintu cya mbere mugomba kubanza kumenya. Imishakire yo hambere itandukanye n'imishakire y'ubu nyine, kubera uko gushaka mu bihe bitandukanye. n'ubu nyine ntimuhamubona ko mushatse vuba, abazashaka nyuma yanyu bazaba bafite imyitwarire n'imitekerereze inyuranye n'uko muhamutekereza nyine. Tumubona ko mbere abashatse mbere yanyu babanaga na ba nyirabukwe cyane, bakabana na ba sebukwe, ndetse hakaba n'impamvu zituma batagutekesha ngo uje mu wawe, ukabana na nyoko bukwe, mukaba mubyara abana 4 3 mukiba kwa nyoko bukwe kandi ukora imirimo. Ariko muri iki gihe cyanyu n'umwe wubana na nyirabukwe mu nzu. Kubera iki? Urashaka kwigenga. Nyuma y'iki gihe cyanyu mwebwe mushatswe, abazashaka hanyuma yanyu mu myaka 10 cyangwa 20 bazaba bafite indi myumvire n'imitekerereze itandukanye n'iyo ba mama bari bafite, itandukanye n'iyo mufite, itandukanye n'iyo abandi bari hagati yanyu nabo bazaba bafite, ndetse itandukanye no hagati ya ba mama na ba sogokuruza. Uko gutandukana kw'imiterere y'ibinyejana n'iterambere bigenda bihindura imikorere n'imitekerereze mu ngo y'abashakanye. Mbere kuri ba sogokuru bafite uko bashakaga, barabateruriraga cyangwa bakamushakira, bakanamushakira n'umukobwa atazi batigeze bavugana. Igihe cy'abamama nabwo birasa n'ibyegeranye n'ibyo. Nabo barabashakiraga ba papa bakumvikana bonyine, akumvikana na manyana ye iyo ngiye aho umwana atari. Umwana ugiye gushaka n'ugiye gushaka, akamubwira ati mfite umugeni, umwana wawe ni mwiza, ateye neza, agira imico myiza, uzampa umugeni. Bakavugana iyo bagahana inka z'imfatarembo, bakaza kukubwira ngo wa mwana we baje kugukwa, baje kugusaba, kandi kera twakiriye inka y'inkwano. Bakakuzanira umuhungu wowe utazi utaranabona, ariko kuko wamuhitiwemo n'ababyeyi mugashakana, mukabana, babaranaga neza kuko nicyo kinyejana cyabo. Ubu nyine ntabwo data yonshakira umugeni ngo mwemerere. Birashoboka ko numwemerera mbaye ndi umwana wumvira bitewe nuko tubanye, ariko amapurusa manini ni abatokwemera ko ababyeyi babarangira cyane, haba mama cyangwa papa. Ndetse na mugenzi wanjye akaba atondangira ngo mwemerere, nkavuga ngo njyewe ndashaka bitewe n'amahitamo yaje cyane. Uko gutandukana rero kw'ibihe kwagiye kuremamo n'imiterere ituma abantu badakora kimwe. Niyo mpamvu warumbajije kibazo ngo kubera iki ubu nyine ibyo bidakorwa. Mbere nta n'umugabo wamesaga igihe cy'abapapa cy'abasogokuru, yazaga akora indi mirimo uretse kuragira no kurya mu rugo no gutema igisambu cyangwa guhinga kuba rubishoboye. Ariko akenshi barahingishaga. Imirimo yo gutoragura, yo kwahira, yo kugemura, imirimo yo mu nzu yose n'iy'umugore yakorwaga n'umugore. Mu gihe cyanyu rero haje ibi bintu byo kuvuga ngo kubera iki tudafatanya, kubera iki imvunika jenyine cyane. Nubagarura mu mateka n'imibereho yo kujya gushaka. Icyo kibazo gihera mu mahitamo y'umuntu ujya gushaka. Nza nkunda kubyigisha, murambabarira wenda nubwo ngiye kubasubiza inyuma. Nize mu mashuri asanzwe, niga ibintu bijyanye n'ubuvuzi. Mu buzima busanzwe muri kaminuza twiga ibijyanye n'imitekerereze, ariyo byo bita psychology. Harimo muri ibyo ngibyo twiga uburyo bwo kubana, uburyo umugabo n'umugore babana, uburyo umugabo n'umwana babana, uburyo umwana abana n'ababyeyi. Twiga n'ibijyanye n'imitekerereze y'abarwayi bo mu mutwe n'ibindi ngibyo ngibyo. No mu buzima bw'ikiganga hari ibyo biga bisanisha, biguha ishusho yo kubana yo guhitamo uwo muzabana. Ibyo rero nari mbivugiye iki? Hari abantu bajya gushaka, ugashaka bitajyanye n'amahitamo yawe, bigatuma ushaka nabi.
nanone birangana no gushakwa ugashakwa nabi. Iyo ushatse nabi bikugarura muri iki kibazo cyo kuvunisha mugenzi wawe, kuko kukuvunisha ntibihereye muri iyi mirimo aho tubaniye, ahubwo bihera hahandi kuguhitamo. Ati kubera iki ndashobora kuba mpisemo umuhungu usanzwe ari umunebwe, n'iwabo barabizi ko ari umunebwe, n'umwana wakuranye na nyina na se, wamenyereye kumeserwa, utarigeze ameserwa, utarigeze ateka, wakuze ari umuhererezi mwabo, reka mbivuge gutyo, ni umutesi mu kintu cyose. Niba mushakanye rero urumva ko agiye gutangira kwiga gukora imirimo atakoze akiri urubyiruko, kimwe n'umwana w'umukobwa. Umwana w'umukobwa w'umuhererezi gucyura cyangwa umwana w'umutesi utarakoze imirimo yo mwabo, iyo yashatswe azakomeza kwitwara nka bucyura iwabo aho yashatse. Ni wa mwana musanga adakora, mwamuha imirimo isa n'imugoye iminsi nk'ibiri akavuga ngo ibi ngibi sinanabimenyereye, ukabona atangiye kwinuba muza akora. Niyo mpamvu rero usanga bamwe badakora. Ariko muri iki kinyejana cy'iterambere si byo ko umugabo atererana umugore mu mirimo yo mu rugo cyane. Ni ngombwa ko imirimo yo mu rugo umugabo n'umugore bayifatanya cyane, kuko umugore yaje ari gufasha, ari umufasha w'umugabo, aje kumufasha imirimo atarashoboye cyangwa se yarashoboye yabaye nyinshi, ariko aragufasha kugira ngo bayigabane. Nubabwira ngo abagabo bafasha abagore babo gukora imirimo yo mu rugo cyane, bayifatikanye. Yego hari imirimo isa n'iyogora umugabo, hari n'imirimo isa n'iyogora umugore kubera intege z'umubiri, ariko nanone ishoboka yo mu rugo ireba umugabo, ireba umugore, ireba n'umwana mu rugo cyane. Twari tuvuze ku bijyanye n'uko guhitamo. Iyo wahisemo umunebwe, iyo utabasha kugira amahirwe yo kumenya uwo ugiye gushakana nawe hakiri kare, biguha guhitamo nabi. Abakobwa b'abanyamurenge iyo mujya gushaka, muza mushaka mudafite icyo mugendeyeho, kuko mwebwe muza gushaka baza tuza kubabaza, twe tugashaka. Njyewe uje kukurambagiza wowe ukabona physical appearance, ukankunda kuko ndi mwiza, mfite imisatsi myiza, ndi muremure, ndi jeya, ubwenge bwawe bukagarukira kuri je cyane. Turebe imbere nyuma, ntuze kubaza ngo ese uyu mugabo ninde. Icyo muza mukora gusa muza mubwira baso ngo hari umuhungu waje kumbaza ngo numusinzira, ngo se bazakoza ngo se ninde, ngo ni runaka. Iso agahita yemera ashingiye kuko azi se manyanaye akavuga ati bariya ni abantu b'imfura ndabazi. Wowe ukaba wumva kubera ko se akubwiye ngo bariya ni beza, nawe ukemera uko. Ntuzi ngo umuhungu, ese uyu muhungu nkundanye nawe nyuma yo kumubona ko ateye neza ari mwiza, abayeho gute, ashoboye gukora, aza akora. Ese iwabo uretse kwa se na nyina na barumuna be nta bandi bompa amakuru ye, noneho ukaje aho ugiye ufite amakuru y'aho ugiye, ariko kubera kutamenya ibyo, kudakurikira ibyo, kudakora assessment y'ibyo, ni ahandi wisanga washakanye n'umuhungu w'umuswa utarize, yarakubeshye ko yize. Ni ahandi usanga umuhungu adakora ari umunebwe, ni ahandi usanga umuhungu ari umuhererezi mwabo, yarabaye mwanyina ari buze umumesera, ni ahandi usanga umwana atazi agaja no mu nka, umuntu w'akabumbu gusa, cyangwa utarabimenye mbere, utazi imirimo yo mu rugo. Cyangwa ugasanga n'umuhungu wavutse mu bakobwa 8 ari agahungu kamwe. Biragoye ko uwo muhungu wavutse mu bakobwa 8 azihina muzo gukora mesa. Kwikura n'isani ku meza, urambye ati we ngwino gumese, dore ndatwite, yewe mesa, kandi muza muhagera mugahita musama cyane, mugatangira kwikiraho. Ugasanga wa muhungu wagushatse niko bo yiwe ntazayizi. N'ibiryo biri kumeza atiyo bikura. Kuzabona uwo muhungu rero, uwo mugabo akumeseye umwenda wawe wanduje, ntubitegereze, kubera ko ntiyanabimenyereye kuza kuzigira hano. Ahubwo wa mwenda wanduje yowuca, ahubwo akakugurira uwundi, yowutwika kugira ngo agure uwundi, kugira ngo amese. Yego, ni abantu uzasanga ni umugabo udasasa ku buriri, kubera ko umugabo adahari, umugore adahari, ko mwaraye mu cyumba akaba ari kugisanga. Ni wa wundi udashobora kumenya ngo umwana yiyanduje reka mutunganye. Ibibaye byose mu rugo ashobora kuryama mu ntebe akagura ati yewe kutatetse, kandi aryamye, ngwino uteke, aryamye ko mwatinze guteka. Agiye kuramutoza gukora ibintu iwe atamenyereye, akuze
atanamenyereye. Izo ni imbogamizi ziri mu bituma abantu bagira izo mbogamizi mu rugo zituma abantu batererana abandi cyane. Warangiza ukabureminga umugabo kubera ko utazi ukora, kubera ko utaza winanga, umugabo utaza winanga n'umugabo nyabaki nawe akavuga ntese uyu muvuna muheto umugore nazanye kana agasuzugura azanye kera. Oroke uyu mukobwa wawe uvuga ngo ntaza akora ngo ni umushangu, iwabo niwe mwana wenyine bari bafite, imirimo yose barayimukorera, ntabwo yabimenyereye. Ariko rero iyo mumaze guhura wiga gukora icyo mugenzi wawe yananiwe na mugenzi wawe akiga gukora icyo wananiwe, tugahuriza hamwe ibyo bikorwa tukubaka urugo. Urugo rero ni ugufatikanya, ni ugusasa, undi agateka, undi yaba yuhagira umwana, undi akaba atunganya ibyo atunganya, undi agakoropa. Ni ibintu byoroshye. Ariko rero mbaye naragushatse ntazi ibyo kongera kubitangira, niya handi usanga ngiye koza isani nkayimena, najya koza ikirahure nkakimena, nagira ugasanga urimo urambwira ngo ibirongorano byanjye byose urabimaze. Ngiye gusubira kuvura. Ni ngibyo bituma umuntu noneho biragoye ko mu muco wacu wa Kinyamurenge kenshi n'umuntu w'umushitsi yinjiyemo agasanga umugabo akaruza amasahani yabona ko yakandamijwe. Kimwe nuko ushobora wanamugani nk'uko mugenzi wanjye bivuze, ushobora kuza wowe n'umunsi kudusura iwacu ugasanga umugabo wanjye ari nkarara mu gikoni. Wowe mugabo mugenzi we ni wowe muntu utera intambwe ya mbere yo kugenda muvuga, kugenda uvuga ati umugore kwa runaka yarakandamijwe, nta mugore afite. None se icyo kintu urumva gikwiriye muri community yacu y'Abanyamurenge? None ntigikwiriye n'ubuswa cyane. Ariko njyewe nogaya uko wabitekereje. Ugiye umvuga hanze ngo wansanze mpanoza amasahani muwaje mu nzu, nogaya wewe wamenye ko mpankora inshingano zanje mu rugo kuruta wa wundi uza kumbwira ngo uriya mugabo ni umunebwe nta kintu aza akora mu nzu. Imirimo yose yayihariye umugore, n'uwo mu ntebe gusa, n'uwo kuri televiziyo gusa. Ubaye mubi ntabwo ari uyu nguyu wasanze hayoza amasahani. Ubaye mubi muri sosiyete ni wa wundi batuka ngo ni inzererezi, n'uwo kwirirwa burera. Undutse ngo wansanze noza amasahani, ahubwo wagiye umpromotinga, wavuze ibyo nkora, wavuze ubugabo bwanje ofete kuruta uko ujya kunduka hanze ngo ndi uwo gusinda gusa, ndi uwo mwibarabara gusa. Ahubwo ufasha umugore, ahubwo wovuga ati uriya mugabo ni umugabo kubera ko aza akora imirimo, uzasanga yakora imirimo mu rugo, nicyo cyubahiro ni ishema. Ariko kumbwira ngo ndi umugabo nkirirwa ku gatorero, kuba ku gatorero so nibyo bigize umugabo kuruta gukora imirimo yo mu rugo ituma abana banjye batavunika. Akenshi urumva baravuga ngo umugore ngo agomba kumenya inshingano ziwe, ngo n'umugabo akamenya inshingano ze. Bakumva ko umugabo w'inshingano ziwe gusa ari ukuja mu kazi agashaka amafaranga, ariko ibintu byo mu rugo atari ibyiwe, ari inshingano ze. Ni ukwibeshya cyane. None se wogira impamvu ituma uratwite? Yego, nta mukozi mfite, simfite ubushobozi bwo kwishyura umukozi, tubana na nyoko bukwe, simbana na data bukwe. Iyo mirimo yo mu rugo ndayiharira ndi. Uratwite, ushobora kumesa, ushobora gukoropa, ushobora guteka mwanya muremure, kubera guhagarara, ushobora kujya ku isoko ngo utebuke. Iyo mirimo ndayihandi. Akenshi urumva arakubwira ati se iyo mirimo irakunaniye gute? Twebwe ba mama ko bagiraga inda bakazihingana. Ubwo nibwo bwabujije. N'ubujiji navuze biranagayitse nko kubona umuntu w'umugabo umugore wawe aratwite, utegereje ko amara guteka icyayi cyangwa igitondo, avuye kuzana umugati, agutekera icyayi, uricaye mu ntebe ku meza, urifite remote gusa kurareba kuri televiziyo, narangiza umubwire ngo amasaha yo kurya arageze, wese ko watinze guteka, ngo nta nyanya zihari, nta mboga zihari, nta mavuta ahari, ukongera ukamuha amafaranga akajya kuzana inyanya. Uwo mugore wayabwira aratwite wazengurutse abiriya, namara kugera hano aje mu gikoni, narangiza tubwire ng'umunyu uranashize, ati manuka kandi tuzana n'umunyu ndasigara nkurebera. Kurakoresha umugore nk'umucyakara cyane. Umugore si umucyakara mu rugo, oya ni umufasha wawe. Ni ukuvuga ko wowe wagombye kumenya ngo umugore urugero arimo ntirumwemerera gukora ibi. Kabone n'ubwo yoba aryamye, birashoboka ko yoryamira yarushye, niba yiriwe amesa arananiwe, imirimo ya nimugoroba igomba kukureba kuko umugore yiriwe amesa. Urumva akazi ko mu rugo benshi bafata nk'aho atari akazi. Ashobora kuba ati se uko uryamye, iyo wirirwa uryamye kandi wiriwe uri mu kazi ko kumesa ko kugira gute, ariko we ntagaheza. Abagabo benshi bagaha agaciro, ari n'igihe ataka nakubwira agusanga ngo wiriwe ukora iki kandi kuva mu gitondo uhagaze kugeza nijoro. N'ubuswa. Reka mbwire n'aba bakunzi banyu muri experience umuntu afite, mbwire cyane cyane abagabo kuko mwebwe muri abagore, abagabo batererana abagore. Ndabaha urugero rutoya, ishusho ntoya.
nko kubona umugore igihe abyukira mu bantu bataza bagira umwanya wo kuruhuka ni abagore cyane rwose. umugore azabyuka niba afite abana babiri baja mu ishuri, azabyuka abategurira ibibajyana ku ishuri, yagaruka akaza gutegurira umugabo icyayi, yamara kumutegurira icyayi cyo kunywa azamara kunywa icyayi, umugore akaguma mu gikoni agatangira koza amasahani yenda yayandi ya nijoro yaraye batogeshe, akoza na yayandi bamaze kunyweraho icyayi, azaja kurangiza koza amasahani ya mu gitondo na yayandi ya nijoro, saa sita zigeze zo kurya agatangira guteka ibya saa sita. Iyo amaze guteka ibya saa sita aba atangiye gutegura ibiryo by'abana bari ku ishuri cyane, akajya kuzana abana bari ku ishuri, azava gufata abana bari ku ishuri, umugabo ibiryo bimaze kwika mu nda, niba ruzerera yazerereye, azaja kugaruka ahinduye nimugoroba agahurana n'abana bavuye ku ishuri. Icyo gihe umugore nibwo yararangije guteka kandi ibiryo by'abana bavuye ku ishuri ntigeze abona umwanya wo kuruhuka, abe namuke. ubwo saa 12 zirageze nibwo atangiye kureba uniform z'abana zimeze bazajyana ku ishuri ejo, abakoresha na homework, amazi arazimeshe, aja kurangiza gutegura ibyo, amasaha yo guteka ibya nijoro ageze, yatangira gutegura ibya nijoro, abana batangiye gusinzira mu ntebe cyane, bikaba ngombwa ko anahagarika guteka akabanza kuhagira abana, yarangije kuhagira abana agasubira mu gikoni agateka. Ibiryo bishya abana kera bamwe basinziriye, bikaba ngombwa ko aja kubabyutsa ngo baze barye. Cyagiye amaze kubabyutsa nibwo atangiye gutegura kugira ngo agaburire n'umugabo. Umugabo iyo amaze kurya, umugore akajya mu bintu byo gushingura ya masahani. Hari n'abandi bamwe kubera impamvu za mu gitondo ko abyuka ajya mu bindi, arayogeje, akaja gusoza ibyombo saa 5 z'ijoro. Ni ukuvuga ko umugabo we afite remote gusa kuri televiziyo, araryamye ari mu ntebe barareba. Ni ukuvuga ko umugabo ko aravunisha umugore we cyane, kandi ibintu ahavunikira ni ibyabo basangiye rwose. Aba bana ni ababo. Noneho mwamara kugera mu nzu nijoro, umugabo akabwira umugore ko amukeneye. Ugiye gukenera umugore mu nzu mu cyumba, umugore yatagangaye kubera ibyo yiriwemo cyane rwose. Warangiza umugabo agatangira kuvuga ngo umugore nta kinkunda, cyangwa uyu mugore asigaye nta mwanya mpezi, cyangwa uyu mugore nta mwanya mpa. Kubera iki? Aratekereje imirimo yiriwemo, kandi iyo mirimo yiriwemo si ya none gusa, ni imirimo azakora buri munsi, icyumweru kigashira ikindi kigashira. Noneho umugore yigora, mwabonana ibyo rimwe cyangwa kabiri, ukinuba ugatangira gutekereza ko umugore ari mubi, arimo afite abandi hanze, ugatangira kugirana imanza n'impamvu zituma mukekana cyane. Kubera iki? Umugabo wavunishije umugore muri izo nshingano, ararusha. Kandi ibyo ngibyo umugore avunikira rero, birashoboka ko n'umugabo yobivunikira umugore aba yaramushaka. Noneho umugabo agakora cyane, agataha yarushe, warangiza ukamukenera wirengagije umuruho akora cyane. Iyo umugabo niwe uzi providinga, azarara yiruka ndetse akanakora nijoro, agataha nanone ananiwe, nawe umugore ugatangira kumuraza ku nkeke, usa n'uwibagiwe ko nawe arushe mu mubiri kubera ko yakoresheje umubiri cyane. Ni byiza ko tumenya imirimo abantu bakora, imirimo umugabo akora, imirimo umugore akora, tukayumvikanaho, tukayibalansinga, ukareka kuvunisha mugenzi wawe kuko muza gukenerana ahandi hantu kugira ngo mutaza gutana w'imvane, cyangwa ukavuga ngo nashatse umugabo udashoboye inshingano zuba cyane rwose. Ni byiza nubwira abantu bagomba kumenya ko bagomba kugira uruhare mu gufashanya no guhana agaciro mu bikorwa byo gutera imbere mu rugo, muri famiye. Nicyo wabwira ku bagabo bumva ko iyo umugore amubwiye ngo namufashe akazi ko mu rugo yumva ko ari agasuzuguro? Biterwa n'imvugo wakoresheje umubwira ngo ngwino ukora iki. Hari ushobora kumubwira ngo nkawe ngo wowe ni kurya gusa, wowe ni kuzerera gusa, ngo izo nzoga zawe za buri munsi gusa, ngo ngwino ukora iki ngiki. Wese wowe ni wahaguruka ngo ukora iki? Wese wowe ni wo kwihina. Izo mvugo uhakoresha ubwira umugabo zituma umugabo agira imitekerereze yo kumva ko utangiye kuba mukuru kuri we, utangiye kumusuzugura, akaba yakubwira ngo ariko wamushenzi we, ngo ariko wamuswa we, wowe waje kugira ute ngo nije wagushatse, ngo naragukoye. Iyo mivugire rero si yo kubagore. Ni byiza ko umugore abwira umugabo ati yewe ndarushe muri ibi, ngwino umfashe iki. Cyangwa ukambwira ndetse nonse musiga muhindura utuzina, tukavuga amazina yabo, ba sheri, ba baby, ba shushu. Ni byiza ko umubwira muri ya mvugo usanzwe umubwiramo igihe umwishimiye,
ugahindura imvugo wari usanzwe umubwira niba wazaga umubwira ngo papa runaka ugashaka izina ryiza uwo mushekerera uwo mubwiramo kugira ngo yumve igikorwa agiye gukora kukimuhereye agaciro byoroha mu mitekerereze yo kumva ko wamwubashe mu cyo ugiye kumubwira gukora ariko iyo umubwiye nk'umuha amabwiriza ni hahandi muhangana akabura ngo bikore niba utabikoze ubireke ariko iyo umubwiranye honetete icyubahiro yumva ko umwubashe n'icyo agiye gukora akagikora nawe mutima ugikunze. Noneho abagabo benshi hari igihe twebwe uzumva nyine uba ufite kayo kumuhamagara ngo sheri ariko iwe akaza akomeza akaguhamagara ngo kino maze si izina ryawe nyine aba ari izina ryawe ariko wumva ukuntu wowe wamubwiye neza ariko yaje kuguhamagara yakubwira ngo kino ukamumva rya zina rikari none ujya gushaka umugabo wawe wamubwiye ko witwa nde? Namubwiye ko nitwa kino ariko nawe ambwira iki kubera ko ushaka ko arihindura kandi waramubwiye ko nibyo witwa. Noneho akenshi kuri abagore dukunda kubwibwa neza kandi dukunda no gushekererwa utuntu twiza bikuyeho kukubwira ngo uri kinoro ni kuvuze ajya kukurambagiza yarakoje ngo none witwa ndi ntabwo nitwa kinoro nawe arakubwira ngo nitwa Fabrice kubera ko utamwita Fabrice ko ari ryo yakubwiye ajya kugushaka nawe akakwita kinoro ko ari ryo wamubwiye mujya none se ko muri fiançaye yanyitaga sheri niki ariko twapfa kwinjira mu nzu akamusubira kuri kinoro izo rero mumenyereza abagabo banyu izo mwamenyereje abagabo banyu nibyo mugomba gukomerezamo muri uwo mujyo akaba ariko mukomeza kubita ariko utarabimubwiye mbere umenya ko ibintu bihinduka bitewe n'imibanire kuko mu bantu bakeneye ko tubita tubiteho cyane mubwira nkamwita ngo Fabrice arumva ko musuzugura cyane ariko je avuga ngo sintekereza ko ari ikibazo unyise Fabrice ari ryo zina ryanjye nta kibazo ndabona gusa wenda wonyitirira umwana mfite umwana wanjye wovuga ati papa runaka kubera icyo cyubahiro ariko mu muco w'abanyamurenge kwita umugore izina rye biri mu biranga umuco ariko kumbwira ngo baby nimara kubyara umwana nawe ni baby babaye ba baby babiri ni ibintu bisa n'ibitajyanye mu muco wa kinyamurenge kazavuga ngo shu ni cabbage iryo terambere ryaje ariko ahandi babitaga ba mukecuru kuva umusaza ko arahamagara umugore ngo mukecuru cyangwa akavuga ngo niko yewe ubu nyine agakora iryo terambere siramwitana ba baby bashu ariko biri mu bintu bimwe bigenda bisenya ingo kubera ko uko wamenyereje umugore igihe mugiranye ikibazo akumva uhinduye inyito atekereza ibindi bintu wamuciye inyuma wamugize ibindi ariko ni byiza ko n'abakozi banyu babyumve cyane imirimo yo mu rugo ari iy'abantu bose kandi ko ubohotse kwita umugabo wo mwituko kandi n'abagabo nabo babwira ngo bashyigikiye bafashe abagore babo gukora imirimo yo mu rugo kubera ko umugore afite inshingano nyinshi mu rugo umugabo atabasha kumufasha biri muri bisenya ingo mu bituma umugore avunika mu gihe umukeneye ukamubura kandi muri kumwe kubera iki yavunitse yarushye cyane so ugomba kumwubaha ukamubahira inshingano akora ndetse ukanamufasha n'umugore nawe akubaha umugabo nubwo muri ubu nyine bisigaye bigoye abagore mudutwaye nabi ntabwo ukivuga umugore ntabwo ugikubita umugore iyo ubangurira urushye azakora ngo ndatashye polisi iraje cyangwa polisi iraje bigatuma abagabo turigengesera ntabwo ugikubita umugore usigaye mwihorera gusa ariko hari ibihano by'abagabo bahanisha abagore nubwo ntabivugira kuri kamera ariko biba bikomeye kuruta kugukubita rero kubera izo mpamvu abagore namwe mwubaha mutworohere polisi twebwe turubaha mutworohereze polisi ya buri kanya tumaze kubibika ntawe ukivuga mu rugo noneho hariho n'ikindi kintu nacyo kiri mu kugora nk'abakobwa batoya ugasanga umugabo atunze telefone ariko muri ya telefone tiyoroha gupositinga ibyo ngibyo ni ikibazo agupositinga kuri n'icyanya mwebwe akamugira n'iminsi mikuru sitetasi wagize bazideyi mwujuje imyaka ingahe mushakanye ugasanga ntagupositinga ni uko gusa ariko wowe uri umugore uzi upositinga umugabo kandi niwaramara kumupositinga tiyana nakubwira ngo sheri ngo wakoze ngo kumpositinga kandi akaba yayisomye ya sitetasi ariko akaba aceceka kuko niko bavuga ko umugabo udapositinga umugore wiwe icyo nuvuga niba umugabo atagupositinga uzajya ufata telefone yiwe ujye muri WhatsApp uwipositinge ifoto yawe yirirwe kuri stade kubera ko none nyandikaho amagambo ashaka kubera ko hari abagabo bari careless
hari abagabo batagira uko gushyuha mu bintu kandi atari uko akwanze aragukunze ashobora no gushyiraho ifoto yawe igahoraho igihe cyose kuri profile yiwe ariko utuntu two guhindaguranya hari ubona ko ntacyo tumubwiye twatakarije umwanya ariko mu gihe mwebwe muvuga ngo nagize isabukuru umugabo ntiyampostinze ugatangira gutekereza ibindi ndetse nta gaciro ampaye ni utabimenya ni ibiki ibyo ni ibintu bisanzwe tugira ngo mbanze ese wanze tuvuge ngo wenda uyu munsi nagize anniversaire wowe ntabwo ushaka wowe umugabo wanjye ntabwo postinze undi mugabo akapostinga wowe urakara sinorakara byoterwa n'imibanire cyangwa imibanire yawe n'uriya n'uwo mugabo agupostinze niyo nugiraho ntushidikanyaho ariko abaye ari musaza wawe muramu wawe n'undi wari wese akagupostinga ntacyo bitwaye ariko njyewe mbaye ndi umunyamushiha cyangwa se ndi umuntu ufuha uvuye umugabo nkabona abagabo ko baragupostinga ndashobora gutekereza kuri event yatumye bagupostinga irashobora kuba ari ceremony ya graduation irashobora kuba ari pass out y'ikintu gusoza amahugurwa kw'ikintu runaka arashobora kuba wabyaye arashobora kuba wakoreye ibirori umwana ari inshuti z'abana banje ngupostinze selo n'izo event ngomba kuba hambo nkoroha kuko nta kibazo kirimo ariko gupostinga umugore gusa kuri status nta event yahabaye umugabo arashobora gutekereza ndetse uyu muntu wapostinga umugore nta event yabaye mu rugo nta gikorwa uyu mugore yakoze kubera iki ibyo wenda yubyibazaho hari igihe wenda no postinga gusa kubera ko uri mubyara wanje uri muramu wanje ibyo ni ibintu bisanzwe ntabwo umugabo yagombye kwishyiramo ikibazo ariko igihe yabaye event no postinga mwarakoze ubukwe wenda ari anniversaire hari igihe mutu navyibuka ka event kabayeho kagapostinga mbibutsa igihe mwari muri situation imeze kuntu ndashobora kuvuga ni umunsi mupatana aka gafoto niko mwifotoje kubera ko mwebwe gusa umuhanze amaso umunsi mwakoze ubukwe ngiye ngahita postinga agafoto kigihe wenda nari naguherekeje mujya gupatana n'umukobwa ngapostinze kugira ngo nkwibutse igihe runaka icyo gihe sinone nabitekerezaho no vuga uzi ko aka gafoto twakifotoje wa munsi turi kumwe na runaka twagiye aha utu n'utuntu dutuma umuntu remindinga so sinogira ikibazo ku mafoto wa postinze yanjye cyangwa se umugore wanjye mu gihe wenda mufite ibyo muhuriyeho ibintu nk'ibyo ngibyo sinibitekereza mu kibazo haba hari n'uzu bitekereza ko ari ikibazo yashyira umutima hasi nta uramuca inyuma nta muramutwara umugabo nta n'uramutwara umugore ni ibintu bisanzwe byawe aho ikindi jewe ntaho navuga abagabo benshi mukunda umugore akwiteho aguha umwanya uhagije kugira ngo akwiteho ariko wowe mugabo tuheze umugore umwanya wo kugira ngo umubwire utugambo twiza ukazuza uvuye mu kazi aho kumubwira ati sheri ari igihe umugore aza gukora surprise ugasanga yahinduye ikintu mu nzu yakiguze kandi ukakibona ko yagihinduye ariko tumubwira ati sheri ibi bintu wavuze ko ari byiza ngo umuhe courage ukamubireba ukamuceceka ugategetse se uyu wacu uko ibintu nyakoze ntiyabibonye wari ukamubaza ese ibintu nakoze uko nahindura mu nzu nta kintu wigeze ubibonaho pe ariko cyane ibyo bintu kandi bikaba ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge urashobora no kugenda pe uyu munsi ukavuga ati uyu mugabo wanjye reka nse noneho nanjye mukoreka surprise ugiye wenda nko mu cyumba ugasasa bitandukanye n'ukuntu utura sasa mu buzima rwose washaka ukagura n'amashuka meza ugira ugahindura modeli zose zo gusasa waca akamaze akagarama ntabana kugira ngo washashe neza bikakubabaza bigatuma utagikora n'utuntu surprise aho ngaho kubera ko wanyu ntaza bibona hakaba ikindi gihe wagura umwenda ukagura umwenda ukosonesha ukabona uraberewe ukisiga ukamukomeza ukamuca iruhande wumve ko yakubwira ngo uraberewe na wa mwenda atiyawubonye ko wasonesheje ni ukuri icyo ni ikibazo ariko icyo ni ikibazo birakubabaza twebwe biraturya cyane pole cyane rwose n'abandi badukurikira pole cyane wenda ntubabwira ikintu kimwe nuko wenda twagiye sero n'ikiganiro mwateguye ariko oya ntiwavanze biba byiza ko abantu bahera hari aho duhera nkatwe twize ibintu byo guhitishamo byo guhitamo kuko uyobora abana b'abakobwa guhitamo abo bazashakana abahungu abo bazabana
muri ibyo by'imyigire abantu bagenda biga stages z'abana, imikurire y'abana kuva umwana akivuka kugeza ageze igihe cyo gushaka. Rero iyo umuntu akiri muri adolescent hari ibyo ahitamo, hari ubwo imitekerereze, hari icyo imitekerereze ye izimubwira. Rero iyo ujya guhitamo kugira ngo uzirinde izi ngaruka z'uyu mugabo ubayeho muri ubu buzima, kudashima wahinduye uburiri, intebe, amasahani, wambaye neza, aba bantu badashimishwa n'ibi bakomoka ku bintu bita ngo ni personalite y'umuntu. Iyi personalite y'umuntu hari ibyo bita ngo ni abasanguine, hari ibyo bita ngo ni za phlegmatic, hari ibyo bita za melancholic, ni ibintu byinshi bigera muri 5. Aba bantu baratandukanye, ibi bintu ari 5, abantu baratandukanye. Hari umuntu utazi ushima, hari umuntu ubayeho muri ubwo buryo, kudashima kwe si uko icyo wakoze ari kibi, ariko kubwira gusa umuntu ngo urakoze atubishobora biza biva nka kure. Hari undi muntu ukunda ambiance, hari undi muntu uri timide ucecetse. Aba bantu iyo mushakanye agashakana n'umugore uri sangwe, umugore ukunda ambiance mu rugo, uri hambo mu rugo, useka, ukubagana, ugira utuntu mu rugo twinshi. Iyo ushakanye n'uyu muntu uri timide ucecetse utuje, ntuzamutegerezemo kumubwira ngo wakoze akantu keza, ko ndabona hano wagize gutya, ndabona ari smart. Ibi abibona nk'ibintu biri simple cyane. Uyu muntu rero ufite iyi character ya phlegmatic cyangwa melancholic cyangwa se sanguine, udashimishwa n'ibintu bishashe ibi ngiri muhamuvuga, ukabimutegerezamo ko agushimira, ugiye kumusaba ni nko kujya gushaka amata mu nka idakama. Hari n'undi mugabo ubayeho mu buzima bwo mu rugo udashobora kubona n'ikintu na kimwe cyiza kandi bihari cyane. Wenda yasanga wagize intebe gutya, akanga se izi ntebe wazipanze gute, akamaze ihindura gutya. Yabona wenda washashe imisego wagize ukuntu ibintu wakoze n'ibiki. Mbese ni umuntu udashimishwa n'impinduka zigiye zibaho, challenge zibaho mu rugo. Ibyo ni imitekerereze n'imiterere y'umuntu ikomoka kuri izi personalities ndabibabwiye. Ni ibintu wenda umuntu yojamo indani kugira ngo bibasobanurire bizotwara umwanya, ariko hari abagabo babayeho gutyo badashimishwa n'ibyo, bidatewe n'uko icyo wakoze atari cyiza. Muri kamere y'uko aremwe, ni umuntu udakangwa nabiracitse. Ni wa mugabo ushobora kubwira ngo umwana arahanutse, ashobora kubwira ati umwana arahanutse ku gitanda, ngo reba ngo nta kibazo, ngo nibyo ariko ntacyo yabaye, ngo reba ngo nta kibazo. Mu gihe uwundi umubwira ngo umwana arahanutse akaba yakubita telefone hasi. Undi ushobora kumubwira ati yewe bambwiye inkuru mbi, bambwiye ko hari iki cyabaye, ngo wenda sibyo, ngo reka turaza kubaza, ukabona ntibimukanga. Hari undi ushobora kubwira ati yewe icyayi ko kiramenetse gikureho, ngo ngo nta kibazo, ngo urashyiraho ikindi. Ukabona ikintu wayamubwira abigize simple, ariko wowe mu mutima w'ibyakozwe ukafata isi ko nashashe neza, kuko umugabo ntiyabibonye, ko nambaye neza, uko utiyambwira ngo ndi smart, ugategerezaga ko kubwira ati yewe noneho wambaye neza waberewe si ibintu nubwo ukubita ukaja gukorera brodray. Niba ni umuntu utazukangwa n'ibyo kubera izi personalite nyine, ariko mu by'ukuri nuko muzaza mwakira uko abagabo bateye, ariko mugenda mubigisha. Nawe n'abagabo bagende biga gushimisha abagore babo. Nicyo wasutse neza ukamubwira ati yewe noneho wasutse, ni umuntu wagusutse, agukora igitangaza, uri smart. Ako kantu konyine uzamunezerwa ukazamva ibiro k'ibiriyongera. Nubwo bigoye tuzajya tubibabwira, ubwo niko muremwe, ariko nta kindi umugore aremwemo. Ni umugore ukunda gushima, umugore mwiza no ukunda gushima. Nubwo yambaye nabi ukamubwira ngo yambaye nabi cyangwa wambaye neza, bituma agenda ahindaguranye. So ni nkuko ni nk'ibyo bintu wenda bituma umuntu agenda agira izo challenges mu rugo, ariko bisanzwe tugomba kuzumva twese tukabifatikanyamo. Ubundi abagore dukunda kubwibwa neza, abagabo badukurikiranye muzamubwira abagore neza, mubabwire utugambo twiza, akantu kose akoze keza uzi ukamushimira, ariko tukazamugafata nk'igisanzwe, kuko ejo tuzokora akajya kandi kari ku mutima, kuko uzi ko nisho nakoze tuba gishimiye. Nahinduye amarido mu nzu tubambwiye ngo ziraberewe, rero sinzohindura igitambaro cy'intebe kuko tuvuze ngo ntiberewe, zobereka nzovuga n'ubundi kutazobimbwira. Sawa, n'ukuri dushimiye umutumirwa wacu, turagushimiye cyane, wagize neza.
no gususurusha utarya batubwiye amagambo meza, inama nziza, abafana bacu ndango namwe muri ama mubyishimira cyane. Hari watubwiye ngo tuzavuge ku bagabo twamubazaniye yababwiye ahari muri isubiraho muzamubwira abagore ko basa neza babereye kandi munabafasha imirimo. Batubwiye ko ni ibintu bisanzwe gufashanya kuko muzamusezeranye muzavuga ko muzofashanya. Rero turagushimiye mutumirwa wacu. Murakoze cyane.